nasomye inyandiko ko buri muntu wese ageze mu ijuru yemwe azaba afite izina ry'icyubahiro Imana yamushakiye. Ntabwo tuzongera kwitwa ba ntaho mpagaze, ntabwo tuzongera kwitwa ba mutingito, ntabwo tuzongera kwitwa ba mbarimo mbazi, ntabwo tuzongera kwitwa bandi mu rwango, ntabwo tuzongera kwitwa amazina y'amajyanurano, ahubwo twese Uwiteka afite amazina yaduteguriye. Izina ry'Imana rihimbazwe. Cyampa muri uyu mugoroba abagabo n'abagore, abasore n'abakobwa bagakumbura guterana kwera, kugira ngo buri muntu wese mu bitabo byo mu ijuru aba afite izina Imana yamuteguriye. Izina ry'Imana rihimbazwe. Bese ni bangahe bifuza guterana kwera? Nyamara reka nongere nkwibutse ngo nusiba nyandi ariwe Satani araterana. Reka nongere mbabwire nshuti zanjye, igihe Satani yari yonjorotse yagiye mu bakiranutsi b'Imana, yemwe yagiye mu baje kuramya, ntabwo yaraje gusenga, ahubwo igihe cyose yaraje kugaragaza imigambi ye, yemwe ndetse n'uburyarya ku bakiranutsi. Ariko Uwiteka abonye Satani yonjorotse, Satani aje kureba abakiranutsi, nuko maze Uwiteka aravuga ati ariko aho witegereje umugaragu wanjye Yobu ko ari umukiranutsi kandi akaba yirinda ibibi, nuko maze Satani ahita atanga inzitwazo zose, ahubwo ati wahiriye amaboko ye, yemwe wahiriye umuryango we, ariko wa Mana we noneho rambura ukuboko kwawe maze ukore ku byo atunze, maze uzarebe ko atazakwihakana. Reka mbabwire nshuti zanjye, iki gihe nyanda ariwe Satani yari yateranye. Nashimira rero Mwuka Wera wagiriye neza muri uyu mugoroba, twese tukaba tugize umugisha wo kubana nayo kandi turi mu giteramo cyera. Yemwe ntekereza ko hari abandi benshi bari mu materaniro runaka atandukanye, abandi bari mu bitaramo, ariko reka dushimire Imana twebwe ko muri uyu mugoroba turi mu gitaramo cyo gutaramira Imana. Izina ry'Imana rihimbazwe. Nyamara uyu munsi wa none muri uyu mugoroba tugiye kwigana njye namwe insanganyamatsiko y'icyigisho ivuga ngo iki? Gusiba nyandi akagira ate? Ntabwo ari nyandwi n'inyandi. Tugiye kwiga amagambo ari ku nsanganyamatsiko ivuga ngo gusiba nyandi akagira ate? Agaterana. Tugiye kwiga iyi nsanganyamatsiko yacu, gusiba nyandi agaterana. Ntabwo ari nyandwi n'inyandi. Muri uyu mugoroba tugiye kubaza inyandiko zera, mbese nyandi ninde? Mbese nyandi ni iki? Ejo tuzaba turi kumwe namwe ku magambo y'insanganyamatsiko ivuga ngo inkono y'umutindi ipfuba inkwi z'igihari. Ngo ejo tuziga ngo iki? Ejo tuziga ngo inkono y'umutindi ipfuba inkwi zigize zite? Ejo niko tuziga iyo nsanganyamatsiko y'icyigisho cyacu. Burya inkono y'umutindi ipfuba inkwi z'igihari. None twe muri uyu mugoroba tugiye kwiga ngo gusiba nyandi akagira ate? Agaterana. Reka rero twinjire imbere rero mu byigisho byacu, maze tugarukane namwe kuri iyi nsanganyamatsiko y'icyigisho cyacu. Kubera ko mvuga vuba cyane nihuse nk'uwacometswe, ndagira ngo abaza kunyumva nabo banyumvire ku murongo muzima, kandi bihute nabo, yemwe nabo bumve nk'abacometswe. Izina ry'Imana rihimbazwe. Ndashaka n'abasomyi bacu bari buze gusoma kandi nabo basome nk'abacometswe, kuko nimurangara ndabasiga mwene Imana. Narababwiye ntumva, reka bamenyeshe ko nawe wakangwa n'intere ngo arangazwe n'intashya. Bityo rero ndabasaba guhuguka, nimubona mpuze namwe muhuge, ariko igihe mubona mpuze namwe muhuguke mu izina rya Yesu. Tugiye kwiga ngo gusiba nyandi akagira ate? Noneho twihuse rero, maze abasomyi bacu, ndashaka abasomyi bageze nko muri 3 cyangwa 4, kugira ngo uyu mwanya wa none mujya mushabuka ariko musome. Mbona abantu baha batinya gusoma,
yemwe nkabona bagaragara nk'abatarize, kandi burya ntekereza ko abanyakigali basobanutse, kandi burya gusoma ntacyo bitwaye rwose, ariko nifuza ko nusoma usome nk'uwacometswe, kandi usome ijambo ryayo uruha icyanga. Yemwe nguhana akanya ko kwitegura, kuko Bibiliya si Ikinyarwanda, kandi Bibiliya si Icyongereza, kandi Bibiliya si Igiswahili, kandi Bibiliya si Igifaransa, yemwe Bibiliya si Ikilatini, ahubwo Bibiliya yanditswe mu rurimi rw'Ikanani, izina ry'Imana rihimbazwe. Tugiye kuyibaza rero iki gisabo gicumwa n'abarambije abarambiye batashye, tugiye kukibaza ngo gusiba Nyandi akagira ate? Zefaniya 3 umurongo wa 17-20. Zefaniya 3 umurongo wa 17 turageza 20, kandi turasoma Yobu igice cya mbere 12, yemwe ndetse turasoma Yobu igice cya kabiri umurongo wa mbere 6, kandi turi busome Yobu 38 umurongo wa mbere 12, ndetse tugaruka muri Yobu 42 umurongo wa mbere 10, turasoza turi mu Baroma igice cya 10 umurongo wa 11-17. Abantu baribaza atari ko se mwokagira Imana mwe, uriya mugabo ndasomana nawe rwose, oya simbabwiye gusomana, ahubwo musome nk'abacu mu izina rya Yesu. Sibyo? Ntibangahe bagiye gusoma muri uyu mugoroba? Abazi gusoma ku buryo basoma vuba cyane, ko bagiye kugira ubwoba se ndagira. Aha ntekereza ko amasomo ntabwo bitangaje rwose. Mugenzi wanjye yamaze kuyaporojete hakurya yayerekanye, niba wamaze kujyayo neza rwose, ndagira ngo murebe ayo masomo kandi nk'abahanga. Hano icyo bitwara ifate ku ikoranabuhanga ukuri busome kose, ariko ayo masomo ndagira ngo muze muyarebe. Mama warebye hari cyangwa wicaye ku ruhande? Ndagira ngo rero ariya masomo yerekanye, ndarangiza igitekerezo cyayo nsobanura Nyandi abahanga mu gusoma, ariko ko nzi ko musobanutse, namwe mwihangane rwose musome vuba vuba, bityo musome nk'abahanga, kuko ndashaka gukoresha iminota mike cyane. Iminota yanjye yagiye, ariko nzi ko ejo tuzisubiraho tugatangira kare, kandi aya masaha tukaba turi gutaha rwose. Maze noneho ngiye gusobanura, ariko buri muntu wese asome ugera ku isomo rya mbere, musome nk'abahanga mwihuse rwose. Maze iyo dusomye amagambo akomeye cyane, reka manze nsome amagambo aboneka mu Ntambara Ikomeye paje 368, ariko uyahindure gake. Noneho ngiye gusoma paje 343, kuko turi mu Ntambara Ikomeye nini. Hariya iriya paje yerekanye ni Intambara Ikomeye ntoya, ariko kuri iyi nini ni paje 443, kuko iki nicyo gitabo gikuru umwimerere ndetse ubushakashatsi w'Imana yanditse. Niyihangane aze gusiba kuri paje yo hasi, ashyiraho paje 443. Ndabona uriya musore yagezeho vuba cyane rwose, ni umusore w'umuhanga. Yihangana rwose, nabona nawe azasibe. Noneho tugiye gusoma ngo mwina paje 443, maze dusobanure neza. None se Nyandi ninde? None se Nyandi asobanura iki? Enete yandika amagambo akomeye cyane muri gitabo paje ku isubi ya 3. Arandika mu byanditswe byera, bivuga yuko umunsi umwe ubwo abamarayika b'Imana bari baje gushengerera Uhoraho, na Satani yaronjorotse, maze nawe abicokamo, cyangwa se abicokamo hagati. Ntabwo rero yarazanywe rero ndetse no gupfukamira rero umwami Uhoraho, ahubwo yarazanywe ndetse n'imigambi ye n'uburyarya, yemwe ndetse no kugaya abakiranutse. Ubwo abana b'Imana bari bateranye, yemwe na Satani nawe yaronjorotse, maze araza nawe abicokamo, yemwe yicokamo hagati. Ni ku gitabo kivuga, ntabwo yarazanywe ndetse nawe no kuramya, ahubwo yarazanywe ndetse n'uburyarya bwe, yemwe ndetse no kugaya abakiranutse. Barandika ngo n'ubu rero aza mu materaniro y'abaje gusenga Imana, kandi bafite rero uwo mugambi. Nubwo rero atagaragara rero, kandi akorana ndetse umwete mwinshi, kandi kugira ngo abaje gusenga abemeze ndetse ibyifuzo bye. Nk'umugabo w'umuhanga rero ashyira ibyifuzo bye rero imbere, nubwo atagaragara, ariko iyo abonye abana b'Imana baje gusenga, nawe araza rero akabicokamo. Yemwe nk'umugabo w'umuhanga
ashyira ibyifuzo by'imbere kugira ngo baje kuramya bose maze abahe ibyifuzo bye. Niko ndi gusoma mu magambo akomeye cyane umushakazi w'Imana yanditse, maze kugira ngo abaje gusenga bose abemeze rero ibyifuzo bye. Nk'umugabo w'umuhanga rero ashyira rero ibyifuzo by'imbere. Iyo abonye rero umugaragu w'Imana rero arondora mu byanditswe kandi nawe yandika umutwe w'ibibwiriza bizatangwa. Niko ndi gusoma abakunda inyandiko zera cyangwa se abagerageza gutunga kino gitabo. Iyo abonye rero intumwa z'Imana cyangwa se intumwa y'Imana irondora mu byanditswe, nawe araza rero akandika, kandi araza akandika ibyifuzo cyangwa se umutwe w'ikibwiriza kizatangwa. Abafite rero umugambi ki rero agira ngo yandika umutwe w'ibibwirizwa bwe bizatangwa, nubwo akoresha rero ubuhanga ndetse n'ubuhendanyi bwe, kandi bwo kugira ngo nanone azayobore ibikorwa byose ndetse bizakorerwa cyangwa se ibikorwa byose bazakora mu byerekeye muri ayo materaniro, maze agaha abantu kurangara. Yemwe ababyeyi akabaha gukinisha abana, yemwe abacuruzi akabaha gutekereza ku bucuruzi bwabo, yemwe bafite bizinesi zabo akabaha gutekereza bizinesi zabo, kugeza ubwo umuntu aba ari mu materaniro maze umuntu akarangara kandi ari mu materaniro, maze umuntu agatekereza ibindi kandi ari mu materaniro. Reka nongere mbabwire nshuti zanjye, wowe ubasha gusiba kandi ko nyandi we ntabwo agira ate, ntabwo asiba, ari we Satani. Yemwe azana abadayimoni benshi akakwereka ko uwo munsi wa none hari abashyitsi wagombye kwakira, akakwereka ko uwo munsi wa none hari ibikenewe wagombye gukemura. Ariko ndagira ngo manze babwire ko ijambo ry'Imana riguhiseho uwo mwanya wa none ntabwo icyo gihe kizagaruka. Bityo rero wasiba, nyanda ari we Satani akagira ate, agaterana. Reka manze mbabwire nshuti Mana barinde kandi ijye barinda gusiba guterana, kuko wowe nunasiba nyandere we Satani azaterana. Kandi dore amahirwe yo guterana kwera, izina ry'Imana rihimbazwe. Maze tugeze mu mahirwe yo guterana kwera, dore uko Zefaniya yabivuze igice cyaho cya 3 umurongo waho wa 17. Zefaniya bivuga neza mu gice cyaho cya 3 umurongo waho wa 7. Arandika amagambo akomeye cyane ngo Uwiteka Imana yawe uri imbere muri wowe, kandi ni intwari kandi irakiza, izakwishimana inezerewe kandi izaruhukira mu rukundo rwayo, izakunezerwa iririmba, izina ry'Imana rihimbazwe. 18 nzateraniriza hamwe rero abakumbuye rero guterana kwera, kandi bahoze ari abawe kandi bavunwa n'ibibakoze isoni. Dore icyo gihe rero nzagenza rero bakugenzaga bose, kandi nzakiza abacumbagira, kandi nzateraniriza hamwe abari birukanywe bakozwaga isoni rero hirya no hino mu bihugu byose, kandi nzabatera icyubahiro. Yemwe nzabaha n'izina ryogeye, izina ry'Imana rihimbazwe. Kubakunze guterana kwera muri uyu mugoroba, kubakunda kuboneka mu materaniro y'abana b'Imana, Uwiteka azabaha izina ryogeye, Uwiteka azabateraniriza hamwe, kandi abakozwaga isoni hirya no hino mu bihugu byose Uwiteka azabatera icyubahiro, izina ry'Imana rihimbazwe. Nibangahe bifuza guterana kwera buri mugoroba, kuko nshuti zanjye nuterana Uwiteka azaterana nawe kandi azaduha izina ryogeye. Nasomye inyandiko ko buri muntu wese ageze mu ijuru yemwe azaba afite izina ry'icyubahiro Imana yamushakiye. Ntabwo tuzongera kwitwa ba ntaho mpagaze, ntabwo tuzongera kwitwa ba mutingito, ntabwo tuzongera kwitwa ba mbarimo mbazi, ntabwo tuzongera kwitwa bandi mu rwango, ntabwo tuzongera kwitwa amazina y'amajyanurano, ahubwo twese Uwiteka afite amazina yaduteguriye, izina ry'Imana rihimbazwe. Tampa muri uyu mugoroba abagabo n'abagore, abasore n'abakobwa bagakumbura guterana kwera, kugira ngo buri muntu wese mu bitabo byo mu ijuru aba afite izina Imana yamuteguriye, izina ry'Imana rihimbazwe. Bese ni bangahe bifuza guterana kwera? Nyamara reka nongere nkwibutse ngo nusiba nyandi ari we Satani araterana. Reka tugaruka mu gitabo cya Yobu rero, maze tugeze muri Yobu igice cyaho cya mbere murongo waho wa 6.
reka ndebe umuntu witeguye gusoma kandi usoma vuba cyane yihuse kandi agasoma neza akurikije ndetse amategeko agenga uyu mwanditsi cyangwa agenga umwanditsi. Wageze muri Yobu igice cya mbere umurongo wa 6 turacyasobanura gusiba nyanda gaterana. Ndabona mugenzi wanjye Jerome yamaze kugerayo, ihuta hari ndabona afite mikoro ariko comeka Yobu igice cya mbere umurongo wa 6 maze urasatira umurongo wa 12. Undera turebera Yobu igice cya kabiri amasomo murayareba hakurya ngaho comeka nshuti zanjye. Satani ahinyuza abakiranutsi ndetse ku bwa Yobu. Umurongo wa 6 arandika ngo umunsi umwe abana b'Imana baje bashengereye Uwiteka, kandi umunsi umwe abana b'Imana baje bashengereye Uwiteka, kandi na Satani yazanye nabo, kandi na Satani nawe azana nabo. Nuko Uwiteka abaza Satani ati uvuye he Satani? Nuko maze Satani asubiza Uwiteka ati mvuye gutambagira isi no kwizereramo. Umurongo wa 8 Uwiteka arongera abaza Satani ati mbese witegereje umugaragu wanjye Yobu yuko ari nawe uhanye nawe kandi yuko nawe uhanye nawe mu isi, ko ari umukiranutsi kandi akaba atunganye ndetse yubaha Imana kandi akirinda ibibi. Nuko maze Satani asubiza Uwiteka ati ariko se ugira ngo Yobu yubahira Imana ubusa? Kandi niwagiye umurinda ndetse n'inzu ye n'ibyo atunze byose, kandi wahiriye rero kandi waramuhiriye ndetse wahiriye amaboko ye ndetse n'amatungo ye kandi agwira mu gihugu. Nuko umurongo wa 11 ariko asubiza umurongo wa 11 ariko rambura ukuboko kwawe maze ukore ku byo atunze, yemwe ndetse azakwihakana ari imbere yawe. Maze Uwiteka asubiza Satani ati dore ibyo atunze byose biri mu maboko yawe, keretse ubwe we kumuramburaho ukuboko kwawe. Nuko maze aherako ava imbere y'Uwiteka, Satani aramanuka. Reka nongere mbabwire nshuti zanjye, igihe Satani yari yonjorotse yagiye mu bakiranutsi b'Imana, yemwe yagiye mu baje kuramya, ntabwo yaraje gusenga, ahubwo igihe cyose yaraje kugaragaza imigambi ye, yemwe ndetse n'uburyarya ku bakiranutsi. Ariko Uwiteka abonye Satani yonjorotse, Satani aje kureba abakiranutsi, nuko maze Uwiteka aravuga ati ariko aho witegereje umugaragu wanjye Yobu ko ari umukiranutsi kandi akaba yirinda ibibi. Nuko maze Satani ahita atanga inzitwazo zose, ahubwo ati wahiriye amaboko ye, yemwe wahiriye umuryango we, ariko wa Mana we noneho rambura ukuboko kwawe maze ukore ku byo atunze, maze uzarebe ko atazakwihakana. Reka mbabwire nshuti zanjye, iki gihe nyandari we Satani yari yateranye. Iyo dusomye igice cya kabiri umurongo waho wa mbere, igice cya kabiri umurongo waho wa mbere kugeza 6 yandika amagambo akomeye cyane. Nanone undi munsi nanone rero abana b'Imana bari baje nanone gushengerera Uwiteka, kandi na Satani nanone aza nanone nawe azana nabo. Nuko maze Uwiteka aramubaza ati mbese uturutse Satani? Satani asubiza Uwiteka ati mvuye gutambagira isi ndetse no kwizereramo. Uwiteka aramusubiza ati aho nanone witegereje umugaragu wanjye Yobu yuko ari umukiranutsi kandi yuko ari umukiranutsi kandi atunganye rwose kandi yubaha Uwiteka kandi akirinda ibibi. Yuko yakomeje gukiranuka nubwo wanteye kumuhora agatsi. Reka manza mbabwire ku murongo wa 4 maze Satani asubiza Uwiteka ati umubiri rero uhorerwa undi mubiri, yewe ndetse umuntu yatanga ibyo atunze byose kugira ngo ashobore gucungura ubugingo bwe. Ariko noneho wa Mana we rambura ukuboko kwawe maze ukore ku magufwa ye, yemwe ndetse n'umubiri we azakwihakana ari imbere yawe. Uwiteka abwira Satani ati dore nanone ari mu maboko yawe, keretse ubugingo bwe aba ari bwo wirinda. Reka mbabwire ko Satani nanone nyandari we Satani amaze guterana nanone, yemwe atazanywa no guterana, yemwe atazanywa no kuramya, maze yongera kumubwira ati nanone
kuba yoba kubaha nuko wamurinze, nuko nubwo ibyo byagiye ariko ubugingo bwe n'umubiri we warabirinze. None rambura ukuboko kwawe ukore ku mubiri we. Reka mbabwire nshuti zanjye, Uwiteka arongera nanone avuga ati dore ndamugwaye. Maze Satani aramanuka, maze umugaragu w'Imana Yobu arageragezwa, maze Yobu arwara ibibyimba, maze Yobu arwara umubiri w'umuboreraho, maze Yobu agira uburwayi bw'indengakamere kuko nyanderi we Satani yari yateranye. Reka mbabwire nshuti zanjye ko abantu benshi batekereza ko Yobu yarwaye ukwezi kumwe, benshi batekereza ko Yobu yarwaye amezi abiri, ariko Yobu ararwara. Yobu agenda ubwo arwara imyaka 18. Yemwe Yobu ari indembe, Yobu maze arishimagura, Yobu umubiri umwuhurukaho, Yobu inshuti ziramuhunga, Yobu ndetse n'umugore waramuhunga, maze iyo myaka yose n'imyaniko Yobu yari indembe. Yemwe Yobu yahuye n'ibibazo by'indengakamere kubera ko nyandari we Satani yari yateranye. Turimo turigana njye namwe ngo gusiba nyanda akagira ate. Maze uyu mugaragu w'Imana wari wamaze guhurika mu buryo bw'indengakamere, ari we nyandari we Satani yari yateranye. Mbega Satani cyangwa se nyande wari wamaze guterana. Mbese nshuti zanjye nusiba nyandari we Satani azaterana. Nasomaga igitabo kimwe kibyerekeye cy'ibyo bavuze nyande, ariko bashaka kwerekana ko iri zina nyande ari ubwoko bw'inyoni bukunze kuba mu gihugu cya Turukiya. Yemwe zigira amenyo 3 ngo zikunda guterana cyane. Iyo zateranye nta yindi nyoni n'imwe ibasha kuzivangamo, ariko wagera mu nyandiko maze bakererekana ko nyandari we Satani iyo abana b'Imana bateranye nawe araterana. Kandi burya niba amateraniro nk'aya yabaye, uwo mwanya wicayemo yewe wasibye nyandi we ntasiba, waraterana kugira ngo agaragaze imigambi ye n'uburyarya ku bana b'Imana. Nshuti zanjye muri uyu mugoroba uzirinde gusiba nyanda adaterana, kandi uzirinde gusiba kugira ngo Satani adateranira kuri wowe. Bityo dusomye amagambo akomeye cyane muvandimwe nshuti zanjye. Yobu wari wamaze guhura n'ibibazo by'indengakamere, ugeze mu gice cyaho cya 38 ukageza umurongo wa 12. Igice cyaho cya 38 cya Yobu umurongo waho wa 12. Soma niba wageze muri Yobu 38 umurongo waho wa mbere maze ugeze umurongo wa 12. Handitse amagambo akomeye cyane. Nuko maze Uwiteka asubiza Yobu muri serwakira ati komeza niba wageze inshuti yanjye. Uwo ninde wangiza inama? Kandi ati mbese uwo ninde wangiriza inama kandi akavuga amagambo atari mu bwenge? Noneho kenyera kigabo, noneho kenyera kigabo, kuko ngiye kukubaza nawe unsubize. kandi ngiye kukubaza noneho nawe unsubize. Igihe nashingaga imfatiro z'isi wari he? Mbese Yobu we, igihe nashingaga imfatiro z'isi mbese wari he? Niba uzi ubwenge bivuge. Ngaho niba uzi ubwenge noneho rero bivuge. Ninde washyizeho urugero rwayo? Ariko se ninde washyizeho urugero rwayo? Cyangwa se ninde wayigeresheje umugozi? Cyangwa se ninde wayigeresheje umugozi? Imfatiro zayo zashinzwe kuki? None se imfatiro zayo zishinzwe kuki? Cyangwa se ninde washyizeho ibuye ryo ku mfuruka? Kandi ninde washyizeho rero ibuye ryo mu mfuruka? Igihe inyenyeri zo mu ruturuturu zaririmbanaga, kandi igihe inyenyeri rero zo mu ruturuturu rero zaririmbanaga, abana b'Imana bose bakarangurura ijwi ry'ibyishimo. kandi abana b'Imana bose bakarangurura rero ijwi ry'ibyishimo. Ninde wugariye amarembo y'inyanja? Ariko se ninde wugariye amarembo y'inyanja? Igihe yavaga mu nda y'isi, kandi igihe rero yavaga rero mu nda y'isi, igihe nyihaye ibicuho umwambaro, kandi igihe nyihaye ibicu rero umwambaro, n'umwijima w'icuraburindi ukayibera ingobyi, kandi ndetse n'umwijima w'icuraburindi ukayibera ingobyi. nkayiha itegeko ryanjye, kandi maze nkayiha itegeko ryanjye, nkayishyiriraho imyugariro, kandi nkayishyiraho rero imyugariro, kandi nkavuga nti garukira aha, kandi garukira aha, kandi ntuharenge. aho niho imiraba yawe y'ubwibone, kandi aha niho imiraba yawe rero y'ubwibone izagarukira, kandi imiraba yawe y'ubwibone izagarukira. mbese aho wabereye, mbese Yobu we aho wabereye hari uko wategetse ko bucya? mbese hari umuntu wategetse? ninde wigeze ategeka ko bucya? ugatambikisha umuseke igihe cyawo, kandi agatambikisha umuseke igihe cyawo. Bityo nshuti zanjye, igihe Yobu yari mu bigeragezo
y'indengakamere yemwe rimwe yibobota Uwiteka maze amubaza aya magambo mbese ninde wahaye ibicu nk'umwambaro w'isi mbese kubizi ninde wegeresheje umugozi mbese kubizi ninde wigize ategeka ko bucya none se kubizi ninde wigize atambikisha umuseke igihe cyawo reka mbabwire abavandimwe inshuti zanjye muri uyu mugoroba nta n'umwe wigize ategeka ko bucya kandi nta n'umwe wigize atambikisha umuseke igihe cyawo inshuti zanjye kuko nyandi yari yateranye maze Yobu ahura n'ibyago by'indengakamere ariko ku gice cyaho cya 42 Yobu akomeza kunamba ku Uwiteka maze akomeza amagambo akomeye cyane ku murongo wa ku gice cya 42 uhereye ku murongo wa mbere umva icyo Yobu yashubije muri uyu mugoroba nje turi kumwe namwe yandika amagambo akomeye cyane nuko maze Yobu asubiza Uwiteka muri serwakira nuko maze asubiza Uwiteka ati yego nzi yuko ushobora byose kandi nzi yuko rero wa Mana we rero ushobora byose kandi nta kibasha kurogoya kandi n'ukuri rwose nta kibasha kurogoya imigambi yawe iti nuko maze rero amubwira iti uwo ninde uhisha inama ariko uwo ninde uhisha inama kandi atazi ubwenge Yobu ati nuko maze rero Yobu arasubiza ati nicyo cyatumye mvuga icyo ntazi kandi rero nicyo cyatumye rero mvuga icyo ntazi ni ibintu byandenze bitangaje yemwe ni ibintu rero byandenze bitangaje bivuga ntabizi nuko maze mbivuga ntabizi noneho umva noneho rero umva ndakwinginze ngiye kuvuga kandi noneho ndakwinginze rero ngiye kuvuga ngiye kukubaza maze kandi ngiye kubaza noneho nawe unsubize ibyawe nari narabyumvishije amatwi noneho ibyawe nari narabyumvishije amatwi ariko noneho amaso yanjye arakureba ariko noneho wa Mana w'amaso yanjye arakureba nicyo kinteye kwizinukwa noneho nicyo kinteye kwizinukwa nkaba nihanye kandi nkaba nihanye nigaragura ndetse nkaba nigaragura mu ivu izina ry'Imana rihimbazwe nuko ku musozo Yobu nawe wari wamaze kwizinukwa Yobu ati nkaba nihanye kandi nkaba nigaragura mu ivu reka dushimire Imana ko abakiranutsi b'Imana yemwe bazanamba ku Mana izina ry'Imana rihimbazwe yepfo Yobu agaragaza ko yihanye nuko noneho dore icyo Uwiteka avuga ku murongo waho wa 7 nuko maze rero Uwiteka komeza nshuti yanjye murongo waho wa 7 w'igice cya 42 wagezeyo nuko Uwiteka amaze kubwira Yobu ayo magambo nuko maze rero Uwiteka amaze kubwira Yobu rero ayo magambo Uwiteka abwira Elifazi w'umutemani noneho Uwiteka abwira Elifazi w'umutemani ati uburakari bwanjye burakubyukiye kandi uburakari bwanjye rero burakubyukiye wowe na bagenzi bawe kandi burakubyukiye wowe na bagenzi bawe kuko mutavuze ibyanjye kuko mutakomeje ibyanjye nk'uko umugaragu wanjye Yobu yagenje kandi nk'uko umugaragu wanjye Yobu yagenje nuko rero mwishakira ibimasa 7 n'amapfizi y'intama 7 kandi mwishakira ibimasa 7 ndetse n'amapfizi y'intama 7 maze musange umugaragu wanjye Yobu kandi musange umugaragu wanjye Yobu mwitambira igitambo cyoswa kandi mwitambira igitambo cyoswa umugaragu wanjye Yobu azabasabira kuko kandi umugaragu wanjye Yobu azabasabira kugira ngo ntabagenzereza kandi kugira ngo ntabagenzereza nk'uko ubupfapfa bwanyu buri kuko mutavuze ibyanjye kandi kuko mutavuze ibyanjye bitunganye yemwe nk'uko umugaragu wanjye Yobu yagenje muri uyu mugoroba ndasaba imbaraga z'Imana Uwiteka amaze gutanga imiburo ikomeye cyane kuko aba batari baravuze iby'umugambi w'Uwiteka kandi batagenze nk'uko imigambi y'Uwiteka nk'uko Yobu yabigenje yemwe Uwiteka yagombaga kubasukaho uburakare ariko umurongo waho wa 9 akomeza amagambo agira ati nuko maze Elifazi w'umutemani na Biludadi w'umushuhi yego na Zofari w'umunamati bagenda uko Uwiteka yabategetse maze bagenda uko Uwiteka yategetse maze Uwiteka yemerera Yobu kandi maze rero Uwiteka yemerera Yobu agisabira bagenzi be kandi Yobu rero bagenzi be Uwiteka yerako aramwunamura kandi Uwiteka yerako rero aramwunamura amukiza ibyago bye kandi Uwiteka yerako amukiza ibyago bye amuha ibihwanye n'ibyo yari afite kandi amuha ibihwanye n'ibyo yari atunze inkugo zingahe amukubira kabiri rwose yego murongo wa 11
nuko maze rero abavandimwe rero bose abavandimwe be bose nuko maze baramusanga yemwe ndetse n'abashiki be, maze uburakari bw'Uwiteka bwari kuri we, nuko maze bumuvaho, izina ry'Imana rihimbazwe. Nimukomeza gusoma hepfo, Uwiteka yongera kumukubira ibyo yari afite byose. Nyamara ku murongo wa 12 nuko maze Uwiteka abwira Yobu bwa nyuma, nuko maze amubwira ubwa nyuma nk'ubwa mbere ati maze amuhira ubwa mbere yego, agira intama ibihumbi 10, kandi Yobu agira rero intama ibihumbi rero 14 n'ingamiya ibihumbi 6, kandi ndetse agira ingamiya zigera ku bihumbi 6 n'amapfizi ibihumbi 2 n'indogobe yemwe agira n'amapfizi ibihumbi 2 ndetse n'indogobe z'ingore zigera ku 1000. kandi Yobu abyara abahungu bangahe? Abyara abahungu 7 n'abakobwa 3. Yemwe amazina yabo muri buze kuyasoma, kandi abo bakobwa bagira maze Yobu ahirwa n'Uwiteka. Nimuza gusoma neza, Yobu yongera kubona kurama, maze amara imyaka isaga 120, abona ndetse abana be n'abuzukuru be, kuko yari yamaze kunamba ku Uwiteka, izina ry'Imana rihimbazwe. Reka muri uyu mugoroba bavandimwe inshuti zanjye, Mana barinde gusiba kugira ngo nyanda daterana. Yobu wari wageze mu bigerageze by'indengakamere, ariko reka dushimire Imana kubwo kunamba ku Uwiteka. Uwiteka yakomeje guhira Yobu, kandi Uwiteka yongera kumukubira 7. Uko ni ku Uwiteka yongeye kongera kubana n'abana b'Imana. Abahungu n'abakobwa bakomeje kunamba ku Uwiteka. Yemwe abagabo n'abagore bazakomeza kugira amateraniro yera. Bavandimwe bacu bakite turi kumwe muri uyu mugoroba, nshuti zanjye z'umusaraba, ndasaba imbaraga y'Imana igihe cyose ijambo ry'Imana rivuze uzajya wirinda gusiba, kuko yusibye nyanda ari we Satani araterana. Reka mwuka w'Imana tugire neza muri uyu mugoroba, aturinde gusiba mu materaniro yera, maze igihe cyose twaje guterana tuhakuremo kugira neza kw'Imana. Somo ryacu risoza muri uyu mugoroba, reka turirebe mu Baroma igice cya 10 umurongo wa 11 na 17. Yo Abaroma igice cyaho cya 10 murongo wa 11 na 17. Niba wamaze kugerayo ihute, maze twihute cyane. Iyo dusomye Abaroma igice cyaho cya 10 umurongo wa 11, maze tugeze ku murongo wa 17, handitse amagambo akomeye cyane ku murongo wa 11. Kuko ibyanditswe bivuga biti, kandi kuko ibyanditswe byererere bivuga biti, umwizera wese ntazakorwa, kandi umwizera wese ntabwo azakorwa n'isoni, izina ry'Imana rihimbazwe. Bese ni bangahe bashaka kumwizera muri uyu mugoroba? Cyangwa abagabo n'abagore, abasore n'abakobwa, tukizera Yesu ugira neza. Kuko ibyanditswe byera bivuga biti, umwizera wese ntabwo azakorwa n'isoni. Komeza. Nta tandukaniro ry'umuyuda n'umugiriki, yemwe nta tandukaniro ry'umuyuda n'umugiriki, kuko umwami umwe ari we mwami wa bose, ni ubereye abamwambaza bose, kandi ni ubereye abamwambaza bose ubutunzi, izina ry'Imana rihimbazwe. kuko umuntu wese wambaza izina ry'Uwiteka, kuko umuntu wese rero wambaza rero izina ry'Uwiteka kandi wazakizwa, izina ry'Imana rihimbazwe. Cyangwa muri uyu mugoroba twese tukambaza izina ry'Uwiteka. Murongo waho wa 14 ukurikiyeho, ariko se bamwambaza bate bataramwizera? ariko se bamwambaza bate rero bataramwizera? kandi bamwizera bate bataramwumva? kandi babasha kumwizera bate kandi bataramara kumwumva? kandi bakumva bate ari ntawe wabwirije? kandi bashobora kumwumva batari ntawe wababwirije? kandi babwiriza bate batatumwe? kandi bashobora kubwiriza bate kandi batatumwe? nk'uko byanditswe. noneho rero nk'uko byanditswe ngo, mbega uburyo ibirenge by'abavuga ubutumwa bwiza ari byiza cyane, kandi mbega ibirenge by'abazanye ubutumwa ari byiza cyane. icyakora bumvise ubutumwa bwiza si bose, icyakora nyamara bumvishe rero ubutumwa bwiza si bose. Yesaya yavuze ati, kandi nk'uko Yesaya yavuze ati, mwami ninde wizeye ubutumwa bwacu? kandi mwami ninde wizeye ubutumwa bwacu? dore kwizera guheshwa no kumva, kandi dore kwizera rero guheshwa no kumva, no kumva ukazanwa n'ijambo rya Kristo, kandi ndetse no kumva ukagira gute? ukazanwa n'ijambo, kandi kukazanwa n'ijambo rya Kristo, izina ry'Imana rihimbazwe. Reka muri uyu mugoroba
twese twizere Yesu nk'umukiza wacu, kandi ko bazamwizera ari uko twamwumvise, kandi ko kwizera kuzanwa n'ijambo rya Kristo. Reka twese twizere Yesu nguwo waturaritse, reka twese twizere Yesu waduhamagaye. Natunguka iburasirazuba azasange twiteguye, tuzahembwa ubugingo aho mu izina rya Yesu. Bese ni bangahe muri uyu mugoroba bavuga bati nanjye Imana ndinde kongera gusiba kugira ngo nyandere we Satani adaterana, kandi kubwo kwizera ubutumwa bwiza bwa Kristo ndifuza komatana n'uwo mucunguzi wacu kugira ngo natunguka iburasirazuba azasange twiteguye, tuzahembwa ubugingo buhoraho. Bese ni bangahe babyizera nkanjye muri uyu mugoroba, maze kugira ngo bahaguruke dusenge Imana mu izina rya Yesu. Niba nawe wizera ko Yesu Kristo we mucunguzi wacu kandi ari we wazanye agakiza, reka muri uyu mugoroba abamwemera nk'abana b'Imana bahagurukire ku birenge byabo. Yesu ugiye gutunguka iburasirazuba azasange twiteguye, tuzahembwa ubugingo buhoraho. Nibyo nsabira buri muntu wese, nanjye nisabira mu izina rya Yesu umwami wacu. Data w'igitinyiro, Mana yera ivuga bikaba kandi bigakomera, muri uyu mwanya wa none turagushimira, izina ryawe rihimbazwe. Ongera gutegeka imibereho yacu be mu yawe, ongera gutegeka Mwuka Wera aterane natwe muri mugoroba. Abashyitsi n'abavandimwe bacu turabasengeye, kandi abana b'Imana bifuza guterana buri mugoroba tubashyize mu biganza byawe. Uzaturinde gusiba nyandadate, ko benshi bashobora gutanga impamvu zitandukanye, ariko Imana isobanura ibihishwe kandi igakomeza abacitse intege. Ndakwinginze kugira ngo utegure imitego yose y'umwanzi, ubwo yo atari yateranye agaterana, uzaduhe gukumbura guterana kwera. Nubwo ari uko uzasange twiteguye, tuzahembwa ubugingo buhoraho. Ubwo ibirenge byuzanye ubutumwa byabonetse kuri uyu musozi, uzaturinde kubikerensa mu izina ryawe. Ngaho muri mugoroba girira neza abagabo n'abagore, abasore n'abakobwa, abagendera babiri ugenda uwa gatatu, ugendera umwe ugenda uwa kabiri, kugira ngo ubwo mu gitondo nanone turi bwongere guterana kwera, uturinde gusiba kugira ngo nyanda adaterana, mu izina rya Yesu umwami wacu.